Ese uzi gutandukanya work permit umuntu akoresha ari mu bihugu byo muri Afurika, Dubai cyangwa Qatar ashaka kuza i Burayi gukora? Uzi kwitandukanya n'iyi kontara umuntu wageze muri ibi bihugu by'i Burayi aba afite? Ibyo ngiye kugusobanurira. Ni ukuvuga ngo ngiye kwifashisha iyi kontara yanjye. Iyi kontara ikintu kiba kirimo ni contract of mandate. Iyi niko bayita kontara, uwageze hano bayita contract of mandate. Iyi ngiyi yo noneho yo ni work permit cyangwa bakayita Zezorania La Plaza, niko bayita iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo bitandukaniye, iyi ngiyi ni contract of mandate ibiriho amategeko n'amabwiriza, ikaba iherekejwe n'indi document iriho accommodation, igaherekezwa n'indi document iriho time of and condition y'amategeko yawe. Ariko iyi work permit ikintu cya mbere kikubwira igomba kuba iriho ino logo y'igihugu cya Poland. Ikindi nanone ibiriho amategeko n'amabwiriza. Ikindi nanone iyi kontara ibiriho igihe izarangirira validity. Ikintu bitandukaniyeho ushobora kuba wabasha guhita umenya ni uko iyi ngiyi ibirimo document igusabira ko bakwemerera ukaza gukora ku mukoresha wawe. Ariko iyi ngiyi yo kubera yuko uba warageze ku mukoresha wawe ntabwo iyo document wayibonamo. Ikindi iyi ngiyi bakubwira yuko accommodation izaba provided. Ariko iyi kontara igaragaza ahantu niba mu macumbi ya company biba biri specified. Niba wibana ubwo ntabwo wabishyiramo cyangwa wishyurira inzu yawe. Ikindi iyi document ibifite document 7. Iyi ngiyi yo biterwa na kontara mufitanye.